ko mwigurishije se watuburiye ko duhari kwera none wowe na wa mushuti wawe uri kuvuga Pamela se na Pamela ntabwo meruka amakuru ye neza pe nanjye mba ndi muri stress z'akazi nigendera gutyo telefone yiwe ibaho ntabwo meruka no kumuhamagara rwose waba ungoye shana rumwe se nawe ntabwo ubona ukuntu imeze hari ibibazo by'ubuzima mbese byagenze bite nyine nkanjye akazi karahagaze nyine ese waza kwiga nta minerivare dore watwakugangwa cyakoze mugira tugivuga isagera ibaza ko mwa muri hafi yo mu rugo nyene munaze wadushuza usigaye bahehe nyese namuyobeye ko hano hepfo imeze bite hano hepfo ahangaha munsi y'iki gipangu yakwanyanze cyane nanjye nsigaye niyogiyeho muri ino minsi ibintu byinshi bitanyoroheye yego se ko mbona wananutse yego urasigaye angana urabivuga se urabizi hasa nibwo wabaye keza kiriya wari ufite telefone yawe yabaye iki umva ni ibibazo ntabwo mwabyumva mwanze kunsura mwanze ibintu byose mbese ariko narababonye byagenze bite se kutatubwira narababonye pe kandi telefone yawe ntayiriho byanjye ni birebire byagenze bite nyine watubwiye se muri make yo kumva byakugendekeye warananutse se ko ufite agahinda nta nubwo mba nshaka kubivugaho nyine tu umwana afite ikihe kibazo ushobora twaramutereranye gwino hano nta soni uyu ni umukobwa wanjye urumva wirirwa ubwira umukobwa wanjye ngo ni impumyi wagendana n'ubumuga bwo kutabona washya nuko nkwihaniza buri munsi uyabana n'ubumuga bwo kutabona ariko se papa ibyo navuze nibyo ari nta soni none se ngiye kubera icyo mfatira telefone akagenda yihereza abantu bose bamuhamagara kuva ubu ntuzongere gufata telefone ngomba kuzahugura telefone umukobwa wanjye urumva uzashobora kuyikoresha wimvugiramo nta soni ntukaboneranire umwana kubera yuko mba ntahari nyine uba wamurengeye uba wagize abana n'ubumuga bwo kutabona ntabwo ari impumyi mushe ntuzongere kumvugira umwana ariko papa hari ibintu mba ntari kumva neza uba wamushyize imbere ibintu byose utazatuma ndakara ku mukobwa wanjye urumva uwo mukobwa wawe se uba washyize akora igiti agakora ibuye none se ngiye ikibazo mfite rero uzashaka umukozi ukora imirimo hano mu rwose nzajya nyikora njyenyine wowe umaze icyaha none se wamaze iki umaze icyaha uramusiga nyungu yuko uyifite ubumuga urabona ngo yoze n'ibyombo yicaye ibyombo mbyoze gute simbona sinjye ubite no kugira ndakabakaba ugira ngo nkore iki koko neza uzamara iki uzimarira iki mu buzima uzajya uhora wicaye gusa ndekera umwana ceceka mureke sinzongere kumva hari n'undi umuzamuraho umunwa ngo aramubwira ngo nakore ngo yoze ibyombo ujye ubihorera ndacyari ni amajyana aryoshye cyane kabisa ntibame yandi abiri arahagije nawe rige amajyana aryoshye nta kibazo rwose mutware nk'atanu mutware nk'atanu cyane so yarahagije pe magana atandatu uva amafaranga ngo ni menshi uri kumwe n'umukobwa so nawe amagi ntabwo bajya bayakatuza pe cyangwa se ko ndimo kubura ibiceri ikaze abahungu b'i Kigali murasetsa kandi ndimo kubura ibiceri akantu ko muri Equity nuza akaborodero kanjye ndabona ndimo kubura ibiceri kandi nayo nyafite wese sinzi ntabwo mbizi nimba wakwishyura uri kumwe n'umutipe arakoze sisa amagi yawe araryoshye pe urakoze cyane nawe umugisha ibongerere bagende imbere muri byose nawe urakoze kandi merci wicara ngaho ubihorere bajye babikora kuko bo barabona
ariko uzashaka n'umukozi wongera ntabwo nabivamo icyo gihe muzagenda muzabona inzira mugenda bimumize bazishyize imbere y'abantu bose muri abo bahungu banyu mujya kwirirwamo muzagenda mujyeyo none se ubu mu kanya nsanze ari kuvugana nanjye ahubwo mubaza umuntu bavuganaga umuntu watinyutse kuvugana n'uyu mukobwa ubu njye numiwe niho rero n'umukobwa wanjye kutamubaza se we bavuganaga kuri telefone yanjye shangiye ibyanjye ni birebire bya ni birebire cyane papa wanjye yabizi ko yitabye Imana mama wanjye nawe yajyana n'undi mugabo wa mu brother wanjye nawe umva simbizi tu shaho se yabaye ikikoko maze unabazi sinzi n'ahantu nabihera yarasaze none se usigaye iwanyu wenyine cyane gusara nyagusara se cyangwa kwa kundi ubona umuntu wenda anywa amatabi anywa inzoga ukabona nyine afite ikigali ari kugenderamo ni ugusara kwirukanka mu muhanda none se igihe hari ikintu ari kuva wa wundi wakwishyuraga ishuri abana n'ubumuga bwo kutabona ni jyewe areba nka papa wiwe urumva ibintu byo kwirirwa musakuriza ngo yoze ibyombo agire gute mva imbere mva mu maso ngaho genda hoshi genda ukajya mumenyerera umukobwa wanjye bajye bakwihorera uri uwanjye ni jyewe uzajya ureba niba ubana n'ubumuga bwo kutabona n'igihe wakwibyariye ntihajye hagira umuntu ugutuka uzajya umbwira urumva ntukajye uceceka murumuna ugushihura azambona nawe ntuzigere woza n'icyombo na kimwe hano urumva sawa nyine ndishimye kuba nongeye nkababona ari narabarakariye byatari shaho tuwakarira nyine ntabwo natwe ari twebwe twabuze nomero yawe muzaza kunsura ryari se oya turabipanga nyine urumva wagize n'ibibazo byinshi tugomba kugira nyine tukaza tukareba ukuntu tubigenda tukaza kugusura shano kuri muzihangane basi mumusure kuko mfite agahinda oya none kuri ari umuntu oya ni umusazi bana nese si umuntu hagarara oya Diane mutuza ariko ni umuntu nk'abandi mureke mbabwire tuza nese murabona agiye kudufata oya nta kintu agutwara ariko ubona atari kwigendera mureke mbabwire ariko ubona atari kwigendera rega ni umuntu nk'abandi mwahetse nkababwira nta kintu agutwara mwahetse gukora ibyo bintu nk'ibyo ngibyo muzi ko uyu nguyu ari musaza wanjye ukuntu ari umusore mwiza oya se watuje nta kintu agutwara ndetse uri kubona arwana nese ni uyu nguyu wavuga wakwishyuriraga se nyine mpamvu atari umuntu nk'abandi Mwiriwe. Mwiriwe. Nari nje kureba Alice abatuye hano. Ni karibu. Murakoze. Umva ndabona wabonye umushyitsi Bite se? sawa Ejo neza. makuru Neza. karibu Gahunda ugeze
wari umeze neza yari imeze neza ese nabonaga atinze gusohoka ntabwo rero amenye ko wahageze narimo kumvira reka umunsi wambere kugusura warageze reka nje mu murakoze nyine ni uko umuntu nyine aba yaragize ibibazo byo guhuma ariko kandi hose Diane si wavuze ko ndi kukumva kweli usigira wanjye uvuga neza mbwira abantu ko nshatse wanyakiriye uno mu mushyitsi se tubahe iki tubahe iki cyane ntabwo ngorana banzanira amazi nta kibazo amazi nyine arenga impyiko kurwara kw'impyiko niyo mpamvu uri kunywa amazi yabasha gukora ariko ahandi hose meze neza mumeze mute sawa ari wiriwe ute se mwiriwe neza nanjye nananiwe aho mvuye kira agakoni kawe wenda ubonye umushyitsi dadi uyu ni umushyitsi wanjye bamwita Kevin yego yaje idahari mwamwakiriye natumye Diane nuko mbona atari kuza amakuru ke mu musore sawa mbwiye ngo witwa Kevin uyu se mwamenyanye mute uyu mukobwa twahuriye ku muhanda nanjye nari ndi gutaha agiye guhaha nyine ndamufasha ari kumbaza botike ahantu iri mugeze kuri botike ntabwo yari azi botike ntabwo twamenye Diane se ni umushuti bisanzwe bimeze bite dadi Kevin ni umusheri wanjye yego umusheri wawe mu bijyanye n'iki ubwo bimeze bite dadi turakundana wishimye hariho nawe wambaye neza cyane Baby surprise. what oh, no what is you ni zanjye Nizawe. thank you Welcome. yeah now nabona kera keza ndabyishimiye urakoze iwe ego nuko ndabikunze Nuko nashitse nakumaze hirani. Ugahita uhinduka igikara kandi wari inzobe. mbese Oh my God. Nabona nzi kuri byishimiye bingana. uyu ni ukuri kwezi ndabikunze ni ukuri Nyuma yo kukwishimira. Wakomeje kunzamo. Numva ndabikunze. nanjye ni ukuri pe nuko aho nuko ajya nyine byo mu Rwanda batajya gutera intambwe ngo abe yabwira umugabo akunda ariko bibaye ari ngombwa cyangwa bibaye nyine atari umuco wacu nyine gakondo gusa nakaba nabikubwiye tugenda gukunda mbere y'uko nkunda Oh yes. nuko ariko akunda nyine abakobwa tujya twifata tukabigumana mu mitima yacu ariko nyine sinzi ko wabibonye muri wenda mu bikorwa sinzi ko wagiye ubibona Bivuze ngo norose wabyukaga. cyane pe Ongera ngo mu bebe. Nanjye ndabyishimiye. nari mukumbuye cyane pe nkabibona Oh wow. biragenda witwa nde musore ntunganyita keza mubyeyi uragenzwa n'iki dadi uyu ni umushyitsi wanjye yaje kunsura bamwita Kevin yaje kunsura twari twabivuganyeho aza kunsura ni umushuti wawe ni umusheri wawe Emera mu umushyitsi bibi. wanjye ni umusheri wanjye byose umva musore ibintu ni bibiri sinjya menyera gushyingira abantu b'ibicumba ahangaha
se dade oya nta bya dadi ubwiza ukuri ibintu by'imbago ahangaha ntabwo sinumva ko mbikeneye hano sibyo mwana wanjye urabizi ko ngukunda sinshaka ibintu by'imbago ahangaha ibintu by'ibicumbacumba biza bicumbagurika mu nzu iwanyu ntabwo mbishaka urumva musore uri kunyumva ariko sinzi ikibazo nyine ugize kubera oya nta kibazo sinkingira ibicumba ntaho nziranye n'ibicumba ntabwo ariko njye ahubwo bibaye bizima wahaguruka ukigendera urabishyigikiye aha ni iwanjye ntabwo ari iwawe sibyo nta bintu by'ibicumba njye nshaka iwanjye hano urashaka ko nkoresha iki basi wavuga ko ari umuntu ubana n'ubumuga bwo kutagira ubumuga uri umwana wanjye ndagukunda ngukundira nuko umeze kubera ko ubana n'ubumuga bwo kutabona ariko sinshaka igicumba hano mu nzu iwanjye ariko umubyeyi nubwo muri kuvuga gutyo ntabwo njye bitewe ubumuga uzagende kuba buguteye umva ibyo bintu simbishaka ibintu by'ubwisobanuzi simbishaka hano mbare kabiri wasohotse aha ni iwawe reka rero niyo ndagukunda yawe hano funga umunwa ibicumba mbibona iwabo musore ibicumba mbibona iwabo